iyo utamba hasi urengeje. Haleluya. Manaramanutse igikuzimu, ariko kuko Imana yemera kuturwanirira, kunesha n'ukwayo. Haleluya. Haleluya. Kunesha n'uwiteka. Iyaba Imana atari yahabaye ubu ukibuka, nanjye simba nyibuka, ariko kuko umugambi w'Imana igufiteho nanjye mfiteho, niyo mpamvu ikurinda, niyo mpamvu irinda. Haleluya. Ndiri byaretse ngo uzinduka ujya mu mirimo igitondo n'ikigoroba, ibyo byose ntugahweme kumushimira. Ujye ushimira Uwiteka nyir'imbabazi, hari byinshi yagukoreye ukiri mw'isi, benshi batabyina nawe ntacyo ubasha, wowe niyo ngabo idukingira. Zinduka ujya mu mirimo, ugateka ugataha, ukajya guhinga ugataha, ukahira ukikorera umuba w'ubwatsi ukaba umugejeje mu rugo. Haleluya. Ukasa igiti ukabona urakirangije ntiwiteme, igitondo n'ikigoroba. Ibyo byose ntugahweme gushima iki? Imana. Haleluya. Ni umunsi mwiza Imana yaduhaye kugira ngo tuwishimiremo, umunsi wa Pentecote. Haleluya. Ni umunsi ukomeye, ni umunsi twibuka imbaraga z'Umwuka Wera, ni umunsi twibuka ko imbaraga tuvuga, ibyo duhamya, uyu munsi urabishimangira, ni imbaraga twahawe na Yesu ubwo yari agiye gusubira mu ijuru kwa Se. Yaravuze ngo ntabwo mbasize mwenyine, ahubwo reka mbasigire imbaraga z'Umwuka Wera. Izo mbaraga nizo zibana nawe, izo mbaraga nizo zikurinda, izo mbaraga nizo zituma uriho. Haleluya. Izo mbaraga z'Umwuka Wera, izo nizo zikubera inkomezi, izo nizo zituma tuvuga Imana, izo mbaraga nizo twubakiyeho. Haleluya. Imbaraga z'Umwuka Wera. Uyu munsi ni umunsi wa 50, umunsi wa 50 nyuma ya Pasika, nyuma yo kuzuka. Ubu twageze ku munsi wa 50 rero. Ryari isezerano abigishwa bari bafite yuko umunsi wa 50 Umwuka Wera azabamanukira. Yesu yari yarabisize abibabwiye. Amina. Abantu ngo bavuga indimi, abantu barahanura, aberekwa barerekwa. Haleluya. Bamwe baravuga bati bari abantu basinze. Buriya hari igihe dukorera Imana abantu bakavuga ngo twasinze. Sibibaho se? Twasinze. Ariko mujye mureka dusinde, kuko n'abajya mu kabari barasinda, kandi ibyo basinze bikagaragara. Natwe mu gihe cyose tuvuga Imana tugomba kuyivuga nk'abantu bayirimo neza, nk'abantu badashidikanya ku mbaraga zayo. Amina. Imana ishimwe cyane. Nyamara kumenya ko uyu munsi ari byo uzabwiriza, nagize igihe cyo kuba imbere y'Imana. Haleluya. Haleluya. Kuko numvaga hari ijambo Imana igomba kuma byanga bikunze, rikwiranye n'ikigero turimo, rikwiranye n'imitima yacu. Haleluya. Imana irambwira ngo rero ijambo dukwiriye ni ijambo riboneka mu Kuva igice cya 2. Amen. Uwihuse aradusomera, undi nawe wihuse araza kudusomera muri Zaburi ya 12 ku murongo wa 6.
ubwo waza kuhagera arahita yihuta asome, noneho undi nawe araza kugira mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa igice cya na kane. Byakozwe n'intumwa igice cya 10 ku murongo wa 34. Abo bantu rero ubwo bakagombye kuba batangiye gusoma. Reka duhere mu Kuva igice cya 2. Igice cya 2 mu Kuva ahere ku murongo wa 1. ubwo ntaho hageze se nsome. Igitabo cya Mose cya Gatisa kuva igice cya 2 ku murongo wa 1 atubwira ngo umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato agapfundikiye mu ntami, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira urufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abona uwo umwana ararira, aramubabarira ati, uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati, sinajya se kukuzanira umurera uwo mu Baheburayo ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati, nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati, jyana uyu mwana umugerere, nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose. Amwita Mose, nuko namukuye mu mazi. Amina. Wageze byakozwe n'intumwa yasoma nawe. Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Amina. Zaburiya 12 ku murongo wa 6. Umuntu wahageze nawe niyihute. Zaburiya 12 ku murongo wa 6. Zaburiya 12 umurongo wa 6. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima n'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Tumwakire neza ijambo ry'Imana. Dushime Imana. Mwami, tugishimiye ijambo ryawe kandi tugishimiye kuri kumwe natwe.
kora icyo bagambiriye gukora mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ngo nuko igihe kigeze ngo mu gihe cyari gikomeye cyo ku ngoma y'umwami witwaga Farawo muri Egiputa, ngo haza kubaho igihe kidasanzwe cyo kwica abana, kandi aba bana bari abana b'abahungu bashakishwaga. Imana itugirire neza. Ngo ariko haza kuba ngo hari abantu bababyaza ngo b'Abaheburayo, umwe yitwaga Shifura undi yitwa Puwa. Ngo abo babyaza rero cyangwa se abo baforomo cyangwa se abo baganga, bo bari abaganga bubahaga Imana, baragushyigikira itegeko ry'umwami. Noneho ubwo Farawo yaravuze ati rero umwana wese uvuka w'umuhungu mujye mumurangiza, kuko yumvaga ko hazavuka abantu cyangwa bikunze hazavuka uzamusimbura. Imana itugirire neza. Ariko ngo igihe kigeze ababyaza bo banga kumva iryo tegeko no kuryumvira, ngo nuko Mose aza kuvuka muri icyo gihe. Ubundi buriya Imana izagukoresha uvuka mu gihe gikomeye. Iyo Imana izakugirira umumaro uvuka mu gihe gikomeye. Haleluya. Imana icyubahiro niba uri kumva ibyo bintu neza. Imana ishimwe. Iyo uzaba umumaro uvuka mu makuba, uvukira mu muryango ugoye, uvukira ahantu hagoye. Imana itugirire neza. Uba muri sosiyete igoye, kuko nyine Imana izagukoresha nawe ibigoye, ibikomeye. Nawe ugomba kubanza guca mu ishuri rikomeye. Amina. Haleluya. Ngo nuko akimara kuvuka Mose, ngo mama we asa kumurera, aramurera akomeza abana n'abamwisha amezi 3. Haleluya. Haleluya. Imana imureberera aho tutagira gute tukareba. Amezi 3 kandi baragenda ku rugo kugira ngo barebe ko wabana n'umuhungu abandi bamwica. Nyina akamuhisha. Ntumbaze aho yamuhishaga. Niba yaramuhishaga mu intege, niba yaramuhishaga hehe ntumbaze. Amezi 3 arashira, ngo nawe bigeze aho ngaho yumva biramunaniye. Yumva bigize gute? Ubundi hari ahantu Imana ikora igakora we yarananiwe. Mu gihe ugifite imbaraga ntabwo Imana ishobora kukurwanira. Irakureka ibibazo byawe byose, urwitwazo, inzira zose ushaka kuhanyuramo ukabasha kurwana nazo ukazishakisha, noneho yamara kubona unaniwe, aho ngaho unaniwe niho Imana ije gukorera. Amina. Aho ngaho wumva yuko rwose bitazakura, niho Imana ije kugira ati gukorera. Ariko intego y'ijambo iravuga ngo akato kawe Imana yarakabonye. Akato kawe Imana yagize gute? Yarakabonye. Ufite akato nk'ako Mose yari afite, ariko akato kawe Imana yagize gute? Yarakabonye. Amina. Ngo ayo mezi 3 arangiye, noneho mama nawe ananiwe guhora hishahisha, aravuga ati ubwo nibyo nanjye noneho ubwo bizaba uko byakabaye. Reka noneho mubohera akato, nimara kukaboha kiraho intamyi, kiraho ushishi, cyangwa n'utundi tuntu twose ngafunge neza. Noneho nindangiza nawe gende ndeba ahantu mushyira hehe ku nkombe y'uruzi. Nta muntu uzabimenya yuko wenda ku iyo nkombe y'uruzi ari guhishe. Bajya bagufatira bakabujyana ku nkombe y'uruzi, ukagenda. Amina. Ahari nawe waba wihishe, ariko ukaba wihishe ku nkombe y'iki? Y'uruzi. Kandi iyo nkombe y'uruzi harimo ingona, harimo ibindi bisimba bifite ubukana. Ariko nyamara nubwo bimeze bityo uracyahari. Tangira Imana icyubahiro. Imana icyubahiro. Imana icyubahiro kuko irakomeye. Haleluya, haleluya.
ako akato kakazunguruka kakizungurukira ku nkombe y'uruzi. Ariko ngo mushiki we wamukundaga cyane, burya hari abantu bajya badukunda, Imana ibaha umugisha, haleluya. Bwamugenze ngo hari abantu burya badukunda cyane. Nubwo bimeze bityo, ntabwo abantu ntabwo bose bakwangara, haba hari abantu bagukunda. Amina. Ngo nuko akajya amucungira hafi, akamucungira hafi, akareba kakato, akareba ko kibirindura ngo kagwe mu ruzi, akareba kameze neza karateretse, akongera akihisha mu gihugu. Kuko arimo aramucunga, arimo aramucunga. Haleluya. Ngo nuko igihe kimaze kugera, igihe cy'Imana kiragera. Nubwo twebwe dutinda tukabona ko byatinze, ukabona ko urugamba rwakomeye, ukabona ko intege zawe zarangiye, ukabona yuko nta kindi gisubizo, ariko Imana iri gutegura umugambi kuri wowe. Amina. Burya nutinda gutabarwa uzavuge ngo buriya hari ibyo Imana irimo irategura ku mugambi wanjye. Amina. Uko utinda ni nako urangiza kwiga, kandi ukarangiza kwiga uhembwa neza. Amina. Kuko watinze mu ishuri, ugiye guhembwa nawe uhembwa neza. Amina. Ngo nuko umukobwa wa Farawo amanurwa no kujya kwiyuhagira ari kumwe n'abaje. Ako hari ahantu ushobora kwibaza kubera iki uriya mukobwa wa Farawo yamanutse akajya koga akogera mu ruzi. Ni umugambi w'iki w'Imana. Nuko Imana yagira ngo itabare Mose, vuga ngo Imana izahagurutsa abakomeye kugira ngo itabare. Haleluya. Haleluya. Hari abizabuza amahoro kandi batoroshye bakomeye, barare badasinziriye, bahaguruke bave muri ofisi, bazavuge ngo ari kuri ya muntu akeneye kugira ngo abone iki. Amen. Haleluya. 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 Imana yacu icyubahiro, ihagurutsa umwana wa Farawo w'umukobwa, abwira abaja arabategeka ngo ndashaka yuko njya koga kandi turajyana, muramperekeza kandi tumanuke tujye kogera muri ruriya ruzi. Nta pisine zari zihari se kwa Farawo, kugira ngo zari zihari. Muri Egiputa ni abantu bubatse ubukungu bukomeye cyane, ni abantu bakize muri Afurika, ni abantu basurwa inshuro nyinshi kugira ngo bajye kureba amateka yabo. Ariko se kuki yavuze ngo ndajya kwiyuhagira hariya mu ruzi? Niho ndajya kandi mwabajana muhose tugende mu merekezi. Ngo baragenda, ngo bahageze, ngo basanga akato karimo karareremba hejuru y'uruzi ku nkombe yabo. Barangije ngo umukobwa agira amatsiko, avuga ko kariya kantu ko ndeba gateye amabengezi. Buriya abana b'abakire rero baba baratese, baba batazi ibyo ari byo, bagira amarangamutima menshi kugira ngo base nk'aho basesengura icyo kintu, cyane yuko abenshi baba bibera no mu bipangu, usibye wenda byakomeye basigaye babatembereza bakabajyana ahantu runaka bakajya gukora ubukerarugendo. Ngo nuko kakato abwira abaje ati mugende murebe kari akantu. Barareba, barebye basanga ni umwana urimo. Imana icyubahiro. Imana yakubonye rwose, nubwo uri muri ako kato ariko yagufotoye, yakubonye. Haleluya. Ngo nuko bakimara kureba kakana nako kararira. Haleluya. Haleluya. Wararize nyine kugira ngo ubutabazi bukugereho, urabanza ukarira. Uriya mama waduhaye amashimwe cyangwa se washimye Imana, avuga buryo ki umwana we yakoze agisida, buriya kugira ngo atabarwe nuko uriya mama yabanje kurira. Haleluya. Haleluya.
ibigerageza iyo utararira ngo ugere mu marira ntabwo gutabarwa kwako ari kwahagera, ariko iyo umaze kurira, haleluya haleluya, nibwo imbaraga z'Imana zitangira gukora kuri wowe. Amina. Yesu ari ku musaraba, haleluya, yararize bihagije. Ikindi, ataratubambirwa abanje gukebuka, areba abigishwa ararira, haleluya, kuko yibukaga byinshi. Ahetse umusaraba yagize gute? yawurwanya inshuro zingahe? arimo ararira, ariko nyuma yaho susi ziri mu nsinzi, haleluya. Amarira ya Yesu, urabona tutarimo kuvuga Yesu, urabona tutari kwishimira Yesu, kubera ko hari izindi mbaraga zari ziri muri Yesu. Amina. Kurira kwawe niho imbaraga z'Imana zera zirakorera. Ahari birashoboka yuko iyo Mose ataza kurira batari no kumwitaho, ariko ngo yararize. Amaze kurira ngo wa mukobwa w'umwami ngo yumva mugiriye impuhwe. Yumva mugiriye iki? Impuhwe. Yumva agize amarangamutima, yumva amarangamutima aramukuruye, yumva agize urukundo rudasanzwe. ngo nuko arangije ngo mu gihe arimo aragira ayo marangamutima, ngo wa muntu warebereraga Mose barahageze. Amina. Haleluya haleluya. Barahageze. Amaze kuhagera ati nta kuntu nagushakira umuntu ushobora kukurerera uyu mwana. Haleluya. Umukobwa w'umwami ati sawa, ibyo bintu si byaba ari byiza? Ati mbonye nderera aka kana nanjye nakitaho, kazaba akana kanjye. Haleluya haleluya. Nanjye ako kana kazanshimisha. Abantu batabyaye gutya baba bafite ibihombo. Haleluya. Ariko umuntu wabyaye aba yumva afite ibyishimo by'umwana. ngo nuko umukobwa arishima aranezerwa, ati nta kibazo mbonye umuntu umundereye, ahubwo nanjye najya muhera kandi nkamuha ibyo umwana wese akeneye. Haleluya haleluya. Aba baragiye bazanye mama wa Mose, abari kumurera. Amaze kumurera kandi yarerewe, yarezwe gutyo. Amaze igihe runaka cyo gukura, ngo baramujyana ajya kuba kwa Farawo, arererwa kwa Farawo. Haleluya. Kandi nk'uko kurerwa kwa Mose yahabwaga ibikwiriye byose by'umwana, ariko se akiri ku nkombe y'uruzi ninde wamwitaga? Yari afite ikizi. Bamujyanye ku nkombe y'uruzi, yabonye ibimwambika, abonye icyo kurya, kandi yari ari mu buhungiro. Iyo uri mu buhungiro ntabwo uvuga, nta n'icyo ukora, kuko uvuga ngo ejo nzongera ngende, ejo nzongera ngende, ejo nzongera ngende. Ariko nyamara byarangiye Mose, haleluya, arerewe kwa Farawo, aba umuntu ukomeye, aba igihangange kwa Farawo, aba igihangange muri Egiputa. Haleluya haleluya. Ariko nuko yaje gukura nyuma, asanga atari umunyegiputa, asanga ari umuheburayo. Imana itugirire neza. Haleluya. Zaburi ya 12 ku murongo wa 6 haravuga kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gususa umutima k'umukene, none ndahaguruka. Niko Imana igira gute ivuga. Ndashyira mu mahoro bacurira iki? Amina. Ariko se haleluya. Kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro. Ese we ntabwo ureba Imana koko wanyazwe? Iyo urebye ugacunga neza, usanga kuririmba ubihagazemo neza. Iyo ucunze ukareba uburyo wasengaga, uburyo wakoreraga n'Imana, uburyo wabanaga n'Imana, ese uracyabikora?
ko witabiraga amateraniro uyu munsi uracyabikora, ko watangaga icya 10 n'indi mirimo yose usabwa uracyabikora. Baranyazwe. Ariko ijambo ry'Imana ravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuhuza umutima k'umukene. Gusuhuza umutima no kwitsa imitima. None Imana irahagurutse. Amin. Haleluya. Imana igize gute? Kuko yamaze kubona ibyawe, yamaze kubona akato kawe ahantu kari, wibereye ku nkombe y'uruzi,